twawufite ariko ndagira ngo mpanurire uku kwezi kwa gatandatu. Amen. Ndagira ngo mpanurire ukwezi kwa gatandatu. Amen. Mpanurire ukwezi kwa gatandatu, sinzi ubuzima urimo, sinzi icyerekezo urimo, ariko ndagira ngo wowe turi kumwe mu minsi 3 Imana ikora igitangaza. Amen. Haleluya. Amen. Mu minsi 3 Imana ikora igitangaza. Ijambo sinibaza impamvu uhura n'ikigeragezo ugasakuza. Wakinjiyemo gute? Ese ni Imana yakoresha cyangwa ntabwo ari Imana yakoresha? Ese mu kigeragezo nkwibutse ngo ibigeragezo byose nagaruka bituma kwa Satani. Amen. Hari ikigeragezo kiza kugira ngo tumenye inshuti turi kumwe nazo. Amen. Ndababwira ngo biragatsindwa kumenya ahantu wakomerekeye. Ukagira amahirwe yo guhura n'umuganga ukuvura. Ukongera ukajya kugaragariza tubabwire ngo amahoro Imana nakomeze abane namwe. Ndagushimira cyane wakanze subscribe ugatera comment ugasharinga n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka mubwire ngo Uwiteka Imana akomeze akundebere icyoroshye. Twongeye kwishimira kubana n'umukozi w'Imana wanze kwitwa umukozi w'Imana akemerwa guhindurirwa izina akitwa umwana w'Imana. Munyemerere tubanze tumwakire cyane. Komera cyane umwana w'Imana. Komera cyane. Ariko ngo wanze kwitwa umukozi w'Imana. Umunsi rero ndaguca fanda aho. Kubera ko nongeye kuvuga umukozi w'Imana. Ngiye nawe n'umukozi w'Imana ngende umwana. Ahubwo ni mufite ikibazo cy'uko utari umwana ugende gusubiriremo. Yego. Uzuba inshuti nanjye musabire ubwene cyo kwa data. Ngenda cyari umukozi ntago nditwa umwana w'Imana ubwo ndacyari mu rugendo. Ubwo rero birasaba yuko uri buze kuza ukanyiyungaho. Hanyuma makunyiyungaho. Yego. Hanyuma kugira ngo nawe nsabire bwene gihugu. Yego. Hanyuma umeze neza? Turashima Imana. Harimo umuntu wabugeze hano bwa mbere akaba atazi abo muri bo. Ndagusaba nkwinginga ngo banze rero wibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kubana tuziranye. Urakoze. Burase barihora. Barari pe. Harimo umuntu wabugeze hano bwa mbere. Hagize kamera. Izi kamera zose zinyicaye imbere. Yego. Hari Yesu ari ku ngoma TV sibyo? Yego. Imana ni nziza TV. Imanzi TV. Yego. Ahantu nicara ubwa mbere ku Imana ni nziza TV. Yego. Cyo kwa wambere onye nicaye. Ariko kandi hose nabo baranza. Mazana nitewe nk'ibisanzwe. Ndi umugabo mfite umugore n'abana. Nta kukumenyera. Ntamenyera, zamenyera gute? Yego. Ngaye nguko rero. Reka rero mbanze ngusabe ubanze uturagize Imana hanyuma utugezeho ubutumwa watugeneye uyu munsi banze dushira imbere y'Imana. Ni karibu. Shirwa hejuru Kristo gukora bikwiriye. Ijambo rya n'umuyobozi mwiza iyo ryatuwe nituyoba. Ariko uyiyoboye arayoba. Yego. Turagushimiye ko ijambo ryawe ryiza ari umuhigi utahukana umuhigo kandi ntabwo rijya ku muhigo ritahe amaramasa. Yego. Naho ijambo rya tugiye kuganira n'abana bagenzi bajya mu ijuru nibagirire neza kandi bahindure ubuzima bwa Yesu Kristo. Amen. Ngaho reka tukwakire rero tugezeho ijambo uyu munsi waduteguriye. Imana ntabwo icyubahiro. Amen. Reka ntangire shimira mwe mwafashe umwanya mukantumira. Imana ibahereze umugisha. Yego. Hari umugabo utanya Rudindi muzi uvuga amagambo akomeye akavango. Nyarudindi. Nazo bangu Imana ndagituba ko tuzarya tugahaga. Yego. Ngiye ntago ariko je mvuga ahubwo Imana yaravuze ngo igihe kizaba ko ijambo ry'Imana rishakishwa rikaba bize mu bantu. Hanyuma nanjye nshimire ko Imana ibyo Imana ivuga yego izisohoza. Yego. Imana y'imbaraga, Imana y'imirimo kandi Imana ikora ibitangaza. Rimwe na rimwe nkunda kubwira abantu ngo ari igihe umva ijambo ry'Imana ukafata nk'ibintu bisanzwe ukafata kuko numva za ndirimbo za kera wahari indirimbo za kera mbere kuri radio bahamagara saa 8 ukavuga ngo indirimbo zasabwe. Yego. Benshi bakuzifata nk'ibintu byasabwe ariko abantu kwa tukuna babwiye ubwashi nababwiye ngo iyi niyo nzira yonyine Imana isigaje kugira ngo iganire nawe udashobora umwanya kujya mu musengero. Niyo nzira yonyine gusa umunsi Imana yayifunze uzamenye ngo aho uri ico wabundi rizakugereraho. Ngo ni YouTube kandi ngo ni YouTube channel uvuga. Ngiye ndavuze ngo uyu niyo muyoboro wonyine gusa Imana isigara. Ubuhe nyine? Uyu muyoboro wa YouTube channel tumo turababwiriza. Okay. Hari benshi bavuga ngo ni ndamu n'ibindi ntabwo wabona ibyampaza. Uramutse ubibonye ndabona byahaza umuryango wanjye. Sibyo Kristo wenyine gusa. Amen. Hanyuma rero hari n'abanshi bicara kuri YouTube channel kayakurikiranye ijambo ry'Imana kure mu ikihe cy'ingenzi ahubwo agakuramwo amafuta akaba ari yajyana. Amen. Abagabo bageze bajya gusaba ihangane ntangire ko n'ugatekerezo
abagabo babiri bagiye gusaba akazi. Umuntu wari umuhinzi baramubwira ngo nubwo inzara iwacu yateye ariko baduha akazi tukagusarurira ibigori. Hanyuma ngo bari barindwi. Yego. Noneho bavugana yuko we ashyiramo abakozi bakirirwa basarura. Hanyuma noneho we bandi bakirirwa bikorera ibigori. Yego. Ngo barikorera va mu gitondo bikorera. Ngo habaye nimugoroba. Habaye nimugoroba. Turi kugendana neza? Yego. Habaye nimugoroba. Umubwe mwe yigira inama aravuga ngo ariko uyu mugabo va mu gitondo kwikoreza ibigori. Yego. Ubu wamufenta ko mu gitondo taragera turi gusuka ibigori. None nge nkikorera ngashyamwo ibiyogori byabyo. Sinikorera ibigori. Cyangwa ibihu byabyo. Ngo aratekera arangije yikorera nk'uko abandi byajyate bikoreye. Ngo arazaba kurumva Stine abagabo bavuye mu rugo baje gupagasiriza ingo. Yego. Hanyuma ngo baragenda ngo bageze mu rugo none nk'abo bagatuye bajyane hahandi basanga nyiri kubakaza arahagaze. Arababwira ngo ndabizimwire muvunike kuva mu gitondo. Arababwira ngo nimba mwavunitse uyu munsi wa none. Arababwira ngo ndabahemba ariko kubw'isaha igeze amasaha ageze mutashobora kujya mujye kubona ahantu mujya guhahira imiryango. Yego. Arababwira ngo buri wese umutwaro wa nyuma. Yego. Yikoreye nawe ikora aho jyana hehe iwe mu rugo iwe yo mu rugo. Ayahe. Babyumvishije? Yego. Negeze mbabwira ngo nuyibira mu nyuguti zakwibira mu mubare. Amen. Dufite abantu bicara ku mateleviziyo yabo bagiye kunenga ikibi. Hanyuma ukaza gufata za ntege nkeya cyangwa rya jambo umuntu yavuze akaba iryo ryo kwanariza kurenza ukwanariza imbaraga Imana igukeneyemo. Yego. Ubwashize abantu twaganiriye ku ijambo ry'Imana bavuga ngo muri wowe harimo imbaraga. Amen. Wivurijemo ibitaro byawe wivurijemo bigira ibanga kuko wagukomerekeje ntabwo ari uko gukunze ahubwo ni uguhora kugira ngo ahora yumva ko iteka n'iteka uri kwa muganga urajya kwivuza. Ariko kubera ko dufite umubyeyi mwiza umuririmbyi aravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi. Amen. Iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye amagambo Uwiteka yatubwiye asohora abanzi babishaka batabishaka agira ate agasohora. Yageze ibwira Yesu aramubwira ngo ndabizi neza muri bano basaza ndabizi harimo abantu bakuru. Yego. Binararibonye mwagiranye urugendo rukomeye cyane. Hari na benshi bagiye babona abantu benshi bagiye bapfira mu biganza byabo. Ariko iramubwira ngo uhereye umunsi none ndagukuza mu maso y'Abisiraheli. Yari ishatse kumubwira iki? Imana yarebaga imitima yabo, ireba imitima yabo nubwo bizera by'akanya gatoya. Impamvu Imana yanze gukoresha abasaza muri babasaza. Yego. Nukubera ko izi neza ko Mose basiga akanya gatoya bagatangira kuremera ibigirwamana mu rugendo. Yego. Yesu ashimwe cyane. Imana habwe icyubahiro. Amen. Hanyuma Imana ibwira Yesu aramubwira ngo uyu munsi wa none ndatangira kukuza. Umva mu rugendo Imana iguhe mu rugendo ufite. Yaramubwira ngo ikimenyetso ko ngiye kugukuza. Iramubwira ngo buri wese ugira ikintu mutegeka mu gitondo. Amen. Kujya ko ndi Imana. Ngo hanyuma ngo Yesu ngo yumvishe ngo yumva imbaraga z'Imana zimujemo. Aravuga ngo mu gitondo buri wese ngo nimugoroba atora ibuye najya kuryama ryisegura. Amen. Ibuye bisobanura isezerano. Nitureba mu itangiro rya kera isezerano iribuye niryo Dawidi yakoresheje kugira ngo afate ibwami. Benshi bazi ko ari ibuye risanzwe hanyuma wumva ko warwanisha umwanzi wawe ariko umwanzi wawe ntabwo ukwiye kumurwanisha yuko wamuvuze cyangwa yuko wamurakariye. Umwanzi we murwanisha yuko wabimenye ariko bigende hejuru. Amen. Imana habwe icyubahiro. Ndumva ngira ngo tuganire amagambo y'Imana. Sinzi kwizera by'Imana ingoma za kabiri ibice bya 2 ngo umurongo wa 14 wonyine gusa no duhanuriramo kugira ngo ntange message Imana yampaye. Ingoma za kabiri ibice byaho 7 ngo umurongo wa 14 haravuze ngo maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanje bagahindukira bakareka ingeso mbi zabo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu cyabo. Kongera dusome maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu cyabo
bakirize igihugu, mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Numva rwo abantu zinagira ngo tuganire, Imana ibahereze umugisha, imbaraga n'amavuta, tuvuge ngo amen. Ababyumva tuvuge ngo amen. Amen. Ari benshi uyu munsi wa none aruzi ko ubuzima bwawe bufitwe n'umuntu mu kiganza, ariko ndagira nkubwire ngo nubwo uwo muntu yaba ari nyoko wakubyaye, akimara kukubyara koko yakubyaye, ariko hari undi ufite ububasha ugiye kugira inshingano ku buzima bwawe. Amen. Hari benshi bavuze ko uzamwara, yewe rimwe na rimwe n'ibyo batuye ku buzima bwawe babifite ibimenyetso. Ubwire ngo 90% iyo umwanzi ajya kukurwanya, akurwanya afite intege nke zawe azizi. Mushobora kuba mwaraganira icyo n'icya mbere, ushobora kuba muganiye ko bakwirukanye ku kazi, ushobora kuba muganiye ko akazi kahagaze, ushobora kuba muganiye ko urugo rwasenyutse, ushobora kuba muganiye ko igisoro cyarangiye, ariko najya nkubwire ngo nyuma y'amagambo yose mwaganiriye ugapfuka mugasenga Imana, Imana imwaka ijambo mu izina rya Yesu Kristo riguhereza. Kandi nkubwire ngo nyuma y'umuntu hari undi Kristo uje kugutabara. Nyuma y'uko abantu bamanitse amatangazo, hari n'Imana ije kumanura iki amatangazo. Dushimiye Imana igiye gukoresha abanzi kugira ngo bamenye yuko aho bari bagutegeye, kugira bamenye yuko n'Imana igiye kuhaguhera igitangaza. Imana ntabwo cyo bwashe nabwiye abantu babwira ngo ishimwe riruta n'amashimwe yose ni ugushimira aho wasebeye. Ishimwe riruta n'iyo shimwe yose ni ugushimira. Mwavuze ngo ntuzashaka ukahakorera mariage, hamwe bavuze ngo ntuzahabyarira ukahabyarira, hamwe bavuze ngo ntuzahekera ukahekera, hamwe bavuze ngo ntuzahubakira urugo bakarubona wubatse urugo. Hemafodrome de wi enima. Iyo Imana iza gutabara Sara, numanje guhanura iyo Imana ijya gutabara Sara, Penina yarapfuye, ntabwo abantu bari kumenya ko Imana mutabara. Iyo Imana ijya guhereza Hana gutwita Elukana atakiri umutambyi, ntabwo Imana ari kubiyerekana nk'Imana. Ariko dushimiye ko Imana isigaje abanzi kugira ngo igutabare. Uwo wavuze ko uzafunga mbere y'uwo muryango agiye gufunga mbere yawe. Uwo wavuze yuko urugo ugiye kurusenya agiye kurusenya mbere yawe, kuko nasomye ijambo ravuga ngo ibyago batwifuriza bidafite aho bishingiye, iyo mivumo uzasubira ku bayivumye. Tela fodrome de wi enima drome fa shewi enima drome fo enima grele de wi elia shewi enome drive for big hallelujah. Harabaguhaye imisi bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Dushimye Imana idatumwa ku muntu y'ubwayo Imana ukajya kuri tere. Abo bavuze yuko utazarama muri umujyi wa Kigali, Imana niguhereze kuwuturamo. Kandi reka nkubwire mu bitangaza nabonye Imana ikora. Ube waguze umufuko w'umuceri, undi yaguze irobo, mwese mwinuko ko mwaraye muri iki umuceri. Ube wabibonye saa 12 z'umugoroba, undi abibona saa 9, mwese mwinuko mwaraye mugize ate muriye. Hanyuma nagabanya amagambo ashyira masupika gavani, kuko Imana nawe uje kugutabara. Mani habwe cyubahiro. Morodekayi yandikiye umwamikazi Esteri, aramubwira ngo namaze kumenya ko amatangazo yamanitswe. Mama mwako twibutse intege nke zacu turazizi, ahubwo dufite Imana idukansoringa muri za ntege nke. Weko twibutsa ko dukodesha turabizi, ariko dufite utwishira ubukode. Tuvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Imana ishirwe hejuru. Aramanitira aramubwira ngo ndabizi neza yuko inzandiko zanditswe, ariko aramubwira ngo naho wadukiza naho utadukiza nta kizabuza boda kugira ate gutabarwa. Kandi uyu mwanya nkibivuga hari abantu Imana ikijije mu nda zabo. Ngitanga iyi message, numvishijwe ry'Imana rimbwira ngo hari umuntu wari umaze iminsi uva ndi kukureba uri mu majyepfo, nukuri kwabera b'Imana, Imana iguhaye gukira. Kandi de mafode wi ela, uyu mwanya ukimara kubyizera isoko y'amaraso Imana yarikamisha. Katuvuge ngo amen. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo de mafodrome de stansoma, abantu bitiriwe izina ryanjye, abantu basenze, abantu bakiranutse, abantu bampaye umwanya, abantu basenze, abantu basomye ijambo ryanjye, abantu biyirije nibicisha bugufi bakareka ingeso zabo mbi. Ela fodrome de wi ite Imana avuze ngo nawe Uwiteka ari mu ijuru azabumva. Narangiza kubumva abakiriza igihugu,
Imana yiteguye kukumva. Ndagira ngo dusengane mu ijambo rivuga ngo uku kwezi kukubera ukwezi k'umugisha. Wibutse ukwezi turimo, uku kwezi niko Elizabeth yahuyemo na Yesu. Elizabeth birivuga ngo ageze mu zabukuru aramubwira ngo wari ingumba elafodrome. Uku ni ukwezi kwa gatandatu kiza atwite. Uku kwezi shewa deba fodrome de enima. Uku kwezi ni ukwezi marayika w'Imana yasuye Mariya aramubwira ngo marayika w'Imana azakuza gukingirije, aramubwira ngo ugiye gusama inda kandi uzabyara umwana mwiza. Mu bitangaza Imana igiye guhereza ni igitangaza kitazongera guhangarwa n'abarozi. Mu bitangaza Imana igiye guhereza ni igitangaza kitazongera guhangarwa n'abazimu. Mu gitangaza Imana igiye gukorera ntawe uzongera kugitega amahembe. Mu gitangaza Imana igiye gukorera ntawe uzongera gutega iminsi. Mu gitangaza Imana igiye gukorera ni igitangaza cy'umwete kigiye kwivugira. Abera haleluya, amen. Dushimye Imana, dushimye Imana. Pema fodrome dewi enimando drome fabrique de stasoma helasti fodrome enima drome fabrique de stasoma enome dry. Amen. Imana ishimwe. Niyo yonyine yavuze iravuga ngo ni se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi. Mama be kukumenyera ngo nukuri wenyine, be kukumenyera haracyari amahirwe, be kukumenyera haracyari ubuzima, be kukumenyera hari icyerekezo, be kukumenyera inyenyeri yawe Imana yatse mu izina rya Yesu Kristo. Imana yakije inyenyeri ku mugabo wayubahaga, aravuga ngo nubwo ntazi kuvuga nubwo ndedemanga ariko igitangaza nzakibona. Imana ishimwe. Inyenyeri yaratse ku mugore w'umupfakazi, Imana amubwira ngo terura umwana usubire mu rugo wawe, kuko namaze kubona ko abaguherekeje bose bagushungeraga. Dufite abantu badushungera mu bibazo bakaza ataruka ari urukundo. Ndumva tugiye gusenga Imana. Ufite kwizera? Yego. Ndumva tugiye gusenga Imana. Ufite kwizera? Hana yasenze Imana yibwira ngo numumpa ari umwe. Ntabwo ari kuzanibwa mbwira abantu ngo narabyaye, ahubwo numumpa nzamugutambira. Dushimye Imana. Ikibazo si uko utinze kubyara, ahubwo ubyaye wabwiye ko azakorera Imana iki. Ikibazo si uko utinze kubona akazi nukabona uri kumva Imana izabona mwihe nyungu. Numva ngo dusenga Imana. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urangishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu. Imana irambwiye ngo wa mubyeyi wari ugiye gufunga umuryango kubwo abaturanyi mukorana mwegeranye, Imana hamwe ngo sigaho kuwufunga. Irambwiye ngo igihe Imana icyo Imana yakujyaniye ntabwo kirarangira. Kabiri, Imana irambwiye ngo nawe wari ugiye guhaguka mu rugo ugende. Irambwiye ngo ubwire ngo we kwigirira nabi. Irambwiye ngo intambara irimo urarwana Imana ishyizeho iherezo. Gatatu, dema fodrome de wi enimando drome. Ijuru irambwiye ngo ubwire ngo nawe ukinnye ibintu bya green card inshuro 3. Imana irambwiye ngo wari ugeze igihe cyo kurambirwa. Irambwiye ngo Imana ishyizeho finali akira ni ku ijuru rivuze visa. La fodrome de wi enimando drome. Ijuru irambwiye ngo nawe uhora usimbuka imitego baragutega mu kazi. Imana irambwiye ngo fata umunsi umusenga Imana, wegera Imana igutabare. Enima fodrome de stansoma enome dry shewi elastifo. Imana irambwiye ngo eniwi ni my drome fo. Numwaka Imana igiye gukoramo n'abantu bakangutse cyangwa bari maso. Numwaka Imana igiye gutabara abantu bayo. Enima fodewi enimando drome fo. Kandi nongeye kukumva Uwiteka we. Amen. Nongeye kukumva Uwiteka we. Kandi numva Imana imbwira ngo fata umwanya usenge winginga Imana imbwira ngo Mana ndagushaka, kuko Imana irambwiye ngo Satani yohereje umudayimoni n'ubusambanyi mu bantu. Ijuru rirambwiye ngo elastifodrome de stansoma nutaba maso usenge Imana. Imana irambwiye ngo Satani yohereje umudayimoni, kandi ntazareba ngo urashaje, ntazareba ngo uri inkumi, ntazareba ngo ugeze hagati urijigije. Hoya, Imana irambwiye ngo intwari
hanze ukimara kumva iyi message fata umunsi w'amasengesho w'umunsi umwe gusa ubwira Imana ngo elastifo untinde kunogorwa amaso. Amen. Nima fo drome eniwinima Imana irambwiye ngo wa mugabo we belastifo drome destansoma uburanya amasambu yiwanyu inshuro irenze ebyiri. Kabiri Imana irambwiye nkubwire ngo enima drome fo niyo ugiye gusubira kuburana muri wowe wumva wahindutse umeze ukuntu ijuru irambwiye ngo Imana kurinza kuba amasambu. Fata umwanya usenga Imana, fata umwanya usenga Imana. Numva ngiye gusenga Imana. Fata umwanya usenga Imana, fata umwanya usenga Imana. Biravuze ngo abantu banje bitira izina ryanjye nibicisha bugufi bakegera Imana. Imana avuga ngo Imana izabakiza nimara kubakiza bakirize iki igihugu. Hanyuma igihugu cyawe urakize, igihugu cyawe yoro umugisha akoreragamo, igihugu cyawe yarakazi. Hari benshi bavuze ngo byarangiye, ndagira ngo wizere dusengana Imana. Mana turagushimira turaguhimbaje, uri umurengezi uri umutabazi, uri Shama uri Adonai, uri Elohim kitse umuryango wa Dawidi. Yego. Imana irambwiye ngo ukimara kumva iyi message ugasenga mu minsi 3 ugiye kubona igitangaza. Amen. Ukimara kumva iyi message ugasenga mu minsi 3 ugiye kubona igitangaza. Amen. Niko Imana ivuze. Amen. Mana turagushimye turaguhimbaje, garagara nk'Imana kandi ukore nk'Imana, uhindura ibyanze guhinduka. Turakwinginze Kristo mwiza, abari barushywe baruhure, abari baremerewe batabare mu mbaraga za Yesu Kristo. Amaboko ya ni maremare yambukije abisere nyanja itukura, ahumura amazi y'Imana. Turagushimiye Kristo kutareba nk'abana b'abantu. Turagushimiye ko mu gihe Abrahamu na Sara babasezereye Hagayi aribwo bamuhaye amazi mu butayu kwa amazi akanywa agashira inyota. Turakwinginze imbaraga n'ubutsinzi bwawe bigaragare ku bantu bawe. Bisabye mu mazina 3, izina rya Data twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Ikangushimire cyane mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma hari nk'umuntu waba yifuza kuba yasengana nawe cyangwa se yaganira nawe ku zindi nyunganizi, niba nta kibazo mwatambutsa nimero zanyu. Tambutsa 0782 4354. Yego. 82 4354. Yego. Hanyuma rero nongeye mbivuge kuri aba bantu bazampamagara. Yego. Uzampamagare ariko utambiwe kandi ari igihe cy'umuhamagaramo. Yego. Ndagushimiye cyane. Amen.